Hello, nshuti zanjye. This is Tessy and Nana, muraho neza. Turabakiriye byimazeyo abakunzi bacu, abantu badukunda, abantu bazatwandikira, abantu bazaduha ibitekerezo, comment, share, subscribe. Imana ibaho umugisha. Uyu mwaka wa 2026 ni fire. Ni umwaka wo guseka. Ni umwaka wo kwishima. Tessy ni umwaka wo guseka. Ni umwaka wo kanyarana. Oya ino. Ukuri Imana ishimwe. Ni umwaka wo kunezerwa gusa. Noneho hari akaririmbo natekereje. Yeme si umuhanzi. Uyu muhanzi zo mugire guteye. Uyu mwaka ga no kuririmba gusa. Oya ngo ni umwaka wo gushininga. No gushininga sha beyond expectation. Beyond expectation. Icyo ngico niwo murongo turimo kugenderamo muri Zion. Twe dusengera muri Zion temple. Ngo ni beyond expectation. Ubona ibyo utatekerezaga birenze. Utatekereza kubona mbese ugere hejuru. Nyamara hari akaririmbo ariko na kisi bazaririmba. Ariko kaza kavuga ngo Nana dare umwaka urashize, none ubundi aratashe, tubwire twishime, tunezererwe, dushimire Imana Nyagasani ikitunitse, tukaba tugejeje aya magingo, icyo twatanze dukunde turame, abatarabonye ayo mahirwe nabo suku bwabo kuko ntawanga kuramuka. Nyamara harimo ubutumwa wabyumvise. Yego niko bimeze. Nawe naje bango haleluya ariko reka nifate tuba twatanze ngo turame nabo ngo ntibabanze kugira gute kuramuka. Rero turashimira Uwiteka, turashimira na Tessy umuhanzi gakomeje kuduhagarika turi bazima kandi impano kirakomeza kuza. Abantu bakomeze banezerwe bacangamo. Uyu mwaka wa 2026 je nzogaragaza impano yanje ya. Oya ye waraje ma habe nanje narabibonye. Niko bimeze. Ese mwaka guceceka. None rero abantu bafite ibibazo bagize amahirwe make muri uyu mwaka turangije. Abantu bagize intambara mu ngo. Nzi abantu benshi bagiye bambwira ko bagize ibibazo bari hafi gusenya. Abantu barize. Abantu barire ku misego yabo, abamama barize. Njye no babanga amara y'abagore ngo bakumisego. Abantu barize cyane, abantu bihebye. Urabwira ngo iki? Bafite amakimbirane mu ngo. Hari nk'abantu bumvaga bakavuga ati uyu mwaka ntuzarangira tudakoze divorce. Abo ngabo ariko barihangana baragwanya umwaka urangira badatandukanye. Abo rero dukomeje kubabwira ngo mukomeze mukomere, mushikame, murwanire urugo rwanyu, mugende mubibwire Yesu. Byose arabishoboye. Gutandukana si wo muti. Oya, gutandukana si wo muti. Ntabwo byo gikemura ikibazo, ahubwo mugende musenge, mushikame mubibwire Yesu. Byose mugira amahoro mu rugo. Yego buri wese arwanira urugo rwiwe. Niba wariyemeje ukavuga ati ngiye kubana n'uyu muntu, jya kwizamu ry'urugo rwawe, wa mudamu we, wa mupapa we, muwe ku mazamu y'urugo. Nuko mushigikirane, buri wese yumve mugenzi wiwe. Satani arwanya urugo. Mworoherane. Kandi Satani yahagurukiye urugo muri kino gihe. Kubera ko izi mpamvu urwanya urugo, umva niho umugambi w'Imana uri hose. Urugo urumva umugabo n'umugore abantu bakororoka. Rero ni mpamvu Satani arurwanya cyane. Rero abantu bagende bahagarare ku gicaniro cy'urugo, bashira ibicaniro mu nzu zabo kugira ngo Imana ibatabare. Ni ukuvuga ngo Nana, ni ukuri hari umuntu wanyandikiye yarebye ikiganiro cacu. Kagira inkuru bicare neza kugira ngo mbyumve. Oyi kwibabaje. Cyane agishimishije pe. Nukuvuga iyo nkuru yarambabaje. Umuntu yaranyandikiye arambwira ati ko numvise mutanga ikiganiro kuri channel yanyu mugira inama abantu, jewe ko mfite agahinda kenshi ahubwo numva urugo rwanjye rugiye gusenyuka. Bimeze bite? Urumva ndabwira se ni ikihe kibazo wagize muvandi? Arambwira ati njyewe nagize ikibazo. Yeme nagize ubwoba. Nukuri uzi ko umuntu urugo ushobora gusenyuka ari akantu gato. Sorry kuvuga gutyo, hari gihe nakumva njyewe ari gato ariko mugenzi wanjye watakihanganira ari kinini kuri. Urumva noneho arambwira ati yagize ikibazo cyo gufuha mu nzu. Gufuha ni umutipe njye wabimbwiye. Umugabo niwe wabimbwiye. Umugore aramufuhira kuri gwa rwego bagiye gutandukana. Kubera gufuha. Noneho umugabo akaja mu kazi. Umugabo yaje mu kazi, umugore bakamuhamagara buri kanya. Bakamubwira ati sheri
umugabo yamwitaba ati shiraho video, shiraho kamera kugira ngo amenye ahari. Umugabo akavuga ati yewe ndi mu kazi, shiraho kamera. Umugabo agashiraho kamera ngo bakavugana barebana ngo kamera n'abandi muri kumwe turebe, urumva? Kandi ngakamuhamagara hanyuma y'ibyo 30 akamuhamagara ngo nashiraho kamera. Buri gihe bazavugana kuri video call, buri gihe kurumva ibyo bintu ukuntu biteye ubwoba. Umugabo yaje gusura abandi bagabo baba basohotse n'abandi bagabo, umugore akamuhamagara ati shiraho video tuvugane kuri video call kugira ngo arebe ahantu ari. Yaba yagiye gusura mu rugo rw'umuntu, shiraho video call. Yeme ko murumva ibintu bigeze. Kandi ngo umugore ndi kubabwira ntabwo ari umuntu ngo bagikora ubukwe, oya n'abantu babyaranye gatanu. Urumva ari ibintu babigeze. Yeba abantu babyaranye gatanu ariko akaba atizera mugenzi we kugera kuri ubwo rwego, babyaranye inshuro 5. Urumva bakavuga ati video call, ikintu cyose video call. Noneho umugabo ngo biriho biramurenga, havuga ati ko se ibi niki, ngo bakamatongana muri rukaka. Umugore noneho bigeze aho ngaho agera ku rwego, ariko je nasanze agwaye, agera ku rwego umutipe mugenzi we, umugabo mugenzi we, kuko jewe nawe ukanyandikira message turi abagore, agafuhira umugabo undi mugabo, umugabo mugenzi undi mugabo w'inshuti yamwandikira message wenda ari gutera blague ahantu biriwe, bagira umwaka bavuga ku mukobwa muri message ya ati wowe ugendana n'abari abagabo gute, kubera iki nibyo mwirirwamo, ubundi bamuvuze bino bintu kugira ngo bigende gute. Ako Tessy tukiraho uwo mugore ufuhira gutyo umugabo we ari kiriya. Yewe ari kiriya. None se je hari ibintu nabonye gufuha, hari ibintu ubona ukabona harimo n'uburwayi, urumva? Oya reka ndangize inkuru ya nukoga, urumva? Kera naminsingutse arangije akamufuhira no kuri message y'umugabo, bakamatongana ngubwo muri rukaka. Telefone y'umugabo abayicunze gutya, message ije kuvuga akirwa ngafata telefone y'umugabo, hagira umuhamagara niyo bari mu gikoni bakamaza yirukanga paka ngarebe umuntu umuhamagaye umugabo wiwe, kandi umugabo we ntazafata telefone yiwe, ari nka mushiki we simuhamagaye yagira ikibazo. Umva noneho yageze aho ngaho, umugabo yavugisha abanyina, kujya uvugisha umubyeyi wawe bagaseka bakavugana umwanya bakagira iki, umugore noneho atangira gufuhira n'ababyeyi biwe. Ababyeyi b'umuhungu yavugisha ababyeyi biwe, yavugisha bashika ibinduru zikavuga we ngiye wavugisha ababyeyi bawe ngo bavugisha neza, uko uhamagara kangahe ku munsi, ngoje kutampamagara ngo ni uhakeya cyane kundusha, uvugisha cyane. Atangira gufuhira n'ababyeyi b'umuhungu, atangira gufuhira n'ababyeyi ku buryo yaciye umuhungu kuje iwabo. Tiyemere ko umugabo aje gusura nyina, tiyemere ko umuhungu avugana na bashiki biwe, bashikiye baza kumusura induru ikavuga mu nzu, baza kumusura bara mu kazi be baje nyine kubera umugabo we ari umuntu w'ishapu, kugira ngo abavane bashaka kuza mu gatera igipino. Umugore ntabikunda ahita avuga ngo umugabo ngo bayamurutishije bashiki be, mbese yabona umugabo nyine arishimye agahita avuga ati ese iyo tweko turi kumwe ntaza mbona ucangamuka gutyo kubera iki ntiyaza akanyaraza, ariko akavuga ati kubera iki iyo ugeze mu bavandimwe bawe ari ucangamuka cyane, ariko jewe wangera ukabikijana. None abagabo bagende bacanga mureke kwibizaga n'abagore. Iyi nkuru nubwo ndi kuyivuga vraiment irababaje. Noneho gajewe uwo mugabo aravuga ati yeme noneho gamugende kuri iyo channel, mugende mubwira abagore inama turenda gutandukana, ibintu bigeze hari haje umugabo asigaye aho nga akava hari agaturwa akagenda akavuga ati yangishije inama kugira ngo uze cyane uwo mugabo. Nubwo ngiye kuvuga hejuru Rwanda rw'umugore, ariko umugabo niyo kubwira ati genda uvuge kino kintu. Oya yarabinsabye gore kuko hari kuko umugabo asigaye agenda akavuga ati akagenda akavuga ati arahagiye agiye mu kazi akamara 10 adataha kubera kwa ngo abanza aruhuke mu mutwe. Umugabo yakwinjira ataratangira kurya, umugabo akamutangira hinduru akinjira ataranarya ingahinduru umugabo ngo ntakirya, asigaye atinya no gukandagira mu rugo. Nose urumva nk'ivyo bintu yewe mu yandi magambo umugore musohoye, yewe mubye umugabo asigaye ahunga. Urana atari uri kwisenyera wenyine. None se Tessy inkuru yarangiye? Yarangiye. Waye katukubaze ya nta kibazo, ufite amakuru yose. None se uwo mugore we agiye gufira umugabo ntaca ashingiyeho? Okay,
Numvishije uruhande rumwe ariko nanjye ndi umuntu mukuru ashobora kuba afite ibyo ashingiraho pe ariko kandi hari ibintu biba biri too much umuntu mubyaranye gatanu uvurema umuzi nose ugafuha kuburyo ku babyeyi mawe nawe bitekereza urukundo rw'umubyeyi n'umugore hano ko nahuye ni ukuvuga ngo hari ibintu abagore tuza tugeranya bidahuye urukundo rwanjye n'umugabo wanjye ntabwo ruhuye n'urukundo umubyeyi n'umwana nawe twese twarabyaye siko bimeze ntabwo wafata urukundo nkunda umwana waje ngo ndugereranye ngo n'urukundo rw'umugabo nta nubwo bigomba kugereranwa niba umugabo urukundo akunda mama we rurihariye n'urukundo akunda umugore we rurihariye ibyo si ibintu wagereranya urumva ngo kura balansinga ngo yahaye ke abandi ngo yayikwime yeme hari ukuntu umuntu azayitiza wenyine akitiza umuhora agasenya urugo rwiwe base nk'umudamu w'abana batanu ngo karafuha bigezaho ngaho abana bazima uko no gufuha ya kurumva atarwaye oya aragwaye ariko yase kavuga ukuntu yesizaye ku muntu umugongo tatibuke aho nawe amanza muheke umve ahubwo aheka urugo rwose aheka umugabo n'umugore n'abana bose gucya kandi wa mugore we aho uri kuranyumva yaya we utaratera agakorasi n'umukobwa hari ikintu ushaka kubwira abamama yeme abamama birinde ibintu by'amatelefone y'abagabo iyo topic tuzoyivugaho gutaha ese nkaye matsiko mwaretse yeme kaza se hari ikintu kiza kigora no hari ikintu ngiye nabonye kigoye telefone uku twese nuriya mugore ufuha kuriya ni ukuri afite abashuti b'abagore kandi bazabagera bakatera blage yongiye kuriya n'umugabo nawe afashe telefone ye ntiyabura amagambo yamukomeretsa kandi aganira n'abagore bagenzi biwe sibyo ntabwo wabura uba ufite ikigare cyawe ufite abashuti bawe uvuze gushaka umuntu wamwizeye bagomba kwizerana cyane uko ubundi icyiza nicyo cya mbere ushaka umuntu mukabyarana rimwe kabiri gatatu ushaka ngo mugumane mbese ngo umugabo muhorane ntibishoboka umugore ntimuhorane none umugabo ntazaja mu bandi bagabo umugore ntazaja mu bandi bagore ngo baganire bizogenda gute ntabwo bishoboka uko ni ugufuha kw'amafuti kuko umuntu ntabwo uri umuntu niba ushatse umugabo hari ikintu abagore azabibesha ngo jewe ngo umugabo wanje ngo n'uwanje jenyine ngo nta muntu wamuvuga ntabwo ari umugabo wawe ni umugabo w'umuryango urumva ntabwo rero ufata keya zose za famiye yose ngo bazikurundeho erega wese imana wese ibahatiya uzikuye hehe ni ukuri abantu bagende bihangane boroherane pe niba washakanye n'umuntu babireke hariho gufuha pe kuri mu rugero ibyo byo urumva ni uburwayi pe kandi umugabo yarambwiye ati noneho ikibazo gihari akama yigira umuyumbi atakagenda akaja guhanuza atabahanuzi bose bo mu gihugu yarabamaze ati ibyumba byose byo mu gihugu yarabizengurutse ati akamuhanurira uzi ko ari n'igihe uzahanurirwa n'abantu bakuzi bakaguhanura bitewe n'ibyo ushaka kumva mu matwi yawe ukagenda ukamubwira ibibazo byawe ataranasenga ngo abibone akamuhanura bitewe n'ibintu wamubwira urumva mu by'ukuri nawe n'ibyo ushaka kumva urumva iyo waketse mugenzi wawe mu bana nta kintu yokora na kimwe ngo ureke ucizere uhora umukeka amababa abadamu mu gihe yumvishije yagize amakenga nabaze mugenzi wiwe uwo babana bijya kujya kubaza umuhanuzi umugabo wanjye byagenze baza umugabo wawe mubaza ati se muvandi bimeze gute niba ubona yarahindutse se wahindutse niki mugirane inama hari akantu n'ubishira umugabo umwe yavuze ngo umugore utagira ibigare byinshi utagira abashuti benshi b'abagore ngo agira inshuti yiwe umugabo magara wabyumvise umugore utagira ibigare byinshi utagira urugomo rwinshi mu bandi bagore ngo umugabo waba inshuti y'amagara ni ukuvuga ngo abahuje n'umugabo we cyane ariko umugore ugira ibigare byinshi uhora iyo ngiyo kandi hari abagore bazamasaka wenyine ngo akomeze yumve amagambo mabi gusa kubera ko yamaze kwishiramo ko umugabo we si umwizego na n'isasi ndabyumva ni gute wabyarana n'umuntu rimwe kabiri gatatu kane gatanu ukaba utaramwizera kuri urwo rwego ngo ahubwo umugabo ahubwo kuravuga ngo umugabo ntashobotse ahubwo arashobotse ahubwo umugabo umukristo ndamugarukiye ninde mugabo yewe ahubwo umugabo n'ushengoye biragoye cyane video call ngo hano hose ngo uramubwira ahubwo se numva atagwaye wowe none ari wowe ese bamubwe nanje ari umugabo ari umugabo wanje nabyishireho umugabo aramuhamagara ngo sheri katuri bahano ahantu hose we nijya kudistabinga ari kumwe n'abandi batipe banasohotse hari ibintu babikabije pe wa mugore we rero wa mubyeyi we mana
ni ukuri ugende wisubireho ureke kwisenyera urugo rwawe kurasira ureke gutiza satani umurindi wo gusenya urugo rwawe gufuha bibaho ariko hari ibintu ubona ukabona harimo uburwayi banza ugende wicare wisuzume uvuga atari kubundi njyewe ndi tayari koko wirebe neza ubanze wirebe neza ni ukuri agabanye no kujya muri abo bantu bagenda bamuhereza amakuru kandi iyo watangiye uwo mwuka wa satani iyo wakujemo ntabwo wakwizera mugenzi wawe icyo yakora cyose uba wumva umutima udatuje naho yagiye hose ukamumukekera n'ibyo atarimo none rero reka kwisenyera umugabo yagiye ageze mu marembera garuka hakiri kare ugarura umutware wawe kuko nawe nta n'ikindi agushinja wa mubyeyi we uri kumva kino kiganiro ugira iyo ndwara kuko ni indwara yo gufuha garura urugo rwawe abana bakeneye papa umudamu w'abana 5 ntaho uzaja abo bana uzabashira hehe rero reka kwibabariza umugabo rwose mwongere muhuze se ya vugaga kagakorasi wari wavuze ngo uratera ko ndafurubira cyane ngahe vuga kagakorasi baking ma jewe niyo mpano gavuga nyampano Tessy cyane ntabwo izigeri kureka izigeri guterera iraguhetse ku mugongo wayo iraduhetse ku mugongo wayo ako Tessy reka nganize n'umumama niko ya reka je nkubwire ya uzi umugongo w'Imana iyo Imana yaguhetse habe nubwo amagambo yovugwa habe nubwo waza ibucantege habe nubwo bakora ngo umugabo wa bizagenze gute ntacu uzaba ubwo rwaza kumeza bagarare abo bantu bakuje mu matwi niba ari abagore niba ari abagabo niba ari abahanuzi ahantu hose agiye ushaka amakuru reka tuvuge ngo turabicecekesheje wa mugabo aho uri babwiye Tessy umutima ugenda utuza cyane mugende muje ku mugongo w'Imana kandi n'umugabo ugenda uha umugore wawe umwanya mugende musohoke muve mu nzu mugende ahantu hiherereye mwicare muganire murebe bitagenda mureke guha satani umwanya mureke kurakara mureke guhimana muganire ugende nawe umugabo ugende ufata umwanya ubwire umugore wawe yewe sheri we niki cabaye mubiganireho umusohokana abagore dukunda abantu batwitaho umwereke noneho ko umweke idasanzwe uwo munsi umukure mu rugo niyo mudasanzwe musohoka umujana ahantu nimushaka mumwe ka fanta k'igihumbi wicara umubwira ati yewe naje gutuganire ku by'urugo abone ko wamwitayeho abone ko wamuhaye umwanya urumva umuganirize muganire ibitagenda mu rugo rwanyu mwongere mugarure urukundo rwa kera kuko niba wabyaranye n'umuntu gatanu utamukunze sibyo mwongere kandi muganire Imana ibibafashemo n'abandi bose bafite ibyo bibazo mu rugo batashobora kubivuga Imana mu rugo rwanyu mushire igicaniro mu rugo rwanyu nta kinanira Imana niko muririnzi yavuze izo twizeye zose birashoboka abantu mugende mwizera Imana kandi Imana ibashigikire mu ngo zanyu Imana ibarinde Imana ibiteho Imana ibagire neza uyu mwaka wa 2026 umuryango mwiza umuntu wese azabona ubuhamya muri uyu mwaka nurangira siko bimeze nawe kubera muri kuno kwezi kwa mbere kujya mu kwa 12 ukomeze ubone ibitangaza by'Uwiteka amashimwe gusa amashimwe ukomeze utungurwe n'ineza y'Imana amina rero Imana ibarinde ukomeze mugira amahoro turabakunda cyane cyane